Ingabo Zizana Ubuzima. Ibyakozwe n'igice cya 10:38. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Umwami wacu Yesu Kristo niwe Mugaba wacu mu ntambara turwana. Inzira yanyuzemo niyo natwe tunyuramo, kandi uko yagenze niko natwe dukwiye kugenda. Yesu yaje mu isi iri mu mwijima no mu bubata bwa Satani. Yayibereye umucyo, ayibera umutabazi, abantu bongera kunezererwa umuremyi wabo. Aho Yesu yageraga, abarwayi barakiraga, ababoshywe n'imyuka mibi bakabohorwa, abanyabyaha bakihana, abangana bagakundana, umwijima ugahunga. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu, ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Byakozwe n'intumwa igice cya 10:36 kugera kwa 38. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Matayo igice cya 4:16. Uwo ni wo murimo Yesu yakoraga, kwari ukuzana ubuzima hari urupfu, umucyo hari umwijima, no kubohoka ahari ububata bw'umubi. Iyo niyo yari intambara ye, kandi niyo yadusigiye ngo natwe turwane. Ubusanzwe intambara irasenya, igatwara ubuzima bw'abantu, ariko iyo turwana niyo kubaka no guha ubuzima nyabw'abantu. Nubwo kenshi abamisiyoneri bitiranwa n'abakoloni, ariko imirimo yabo ntaho yari ihuriye. Mbere yuko baza mu bihugu byari bitaragiramo ubutumwa bwiza, umwijima wari ubirimo urenze cyane uko abantu bawutekereza muri iki gihe. Ubujiji, umwanda, intambara n'inzangano z'urudaca, ubusambanyi bukabije no hagati y'ab'umuryango umwe, gusenga ibigirwamana, ubupfumu, kuroga, gukorana n'imyuka mibi mu buryo butandukanye, kurya abantu n'indi mico yacitse yari iteye isoni n'ubwoba. Ibyo byose ni imirimo y'umwijima yagiye yirukanwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza wageze mu bihugu byo mu isi yose. Akenshi ayo mateka ntiyibukwa, kandi abizera benshi ntibayamenya, kuko batagira inyota yo kumenya uko ubutumwa bwiza bwabagezeho ngo bamenye umwijima bwabavanyemo. Muri iki gihe hagenda haduka abantu bagerageza kutwigisha ko aho twavuye ariho heza, ko dukwiye gusubira mu mico y'abasogokuruza bahozemo bataramenya ubutumwa bwiza. Ariko ibyo ni ibinyoma by'umwanzi. Nyamara benshi batangiye kumvira ayo majwi yo kubasubiza mu bubata bw'umwijima, akababeshya ko ariho hari umudendezo kuruta muri Kristo. Nubwo Yesu yaje kudukura mu mwijima no mu rupfu, we byamusabye kwemera kubabazwa, kwangwa no gupfa mu mubiri, ngo asohoze umurimo wo kuducungura no kuduhesha agakiza. Intambara turwana niyo kwirukana umwijima wa Satani no kuvana abantu mu rupfu rwazanywe n'icyaha. Ariyo mpamvu Satani n'ingabo ze batemera ko ibyo tubikora mu mahoro asesuye. Akoresha abagifiteho ubutware bose ngo arwanye ko twakiza ubugingo bwacu cyangwa ubwa bagenzi bacu, kuko aba ashaka kuguma nabo yagize imbata. Dukwiye kuba twiteguye kugera ikirenge mu cy'Umwami wacu, ngo turokore ubugingo bwacu n'ubw'abantu Imana yaremye. Mu rupfu rwe twabonyemo ubugingo, mu mibabaro ye twabonyemo amahoro. Iyo niyo ntambara yaturwaniye, kandi nirwo rugamba yatwoherejeho natwe. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yohana wa mbere igice cya 3:16. Dusenge. Mwami Yesu, ndagushima ko watanze ubuzima bwawe ngo mve mu mwijima mbone ubugingo. Shoboza nanjye kwitanga uko bikwiye, ngo benshi bave mu mwijima babone ubuzima nyakuri. Mu izina ryawe Yesu. Amen.